nuko umuherezabitambo mukuru abaza Yesu ibyo abigishwa be n'inyigisho ze. Yesu aramusubiza ati, nakugira ahagaragara muri iyi si yose, nigishije iteka mu masengero no mu ngoro y'Imana, aho abayahudi bose bateranira, ntacyo navuze rwihishwa. Urambaza iki? baza banyumvise icyo nababwiye, bo bazi ibyo navuze. Amaze kuvuga ibyo, umwe mu bafasha wari aho ngaho akubita Yesu urushyi ati, ni ugusubiza umuherezabitambo mukuru? Yesu aramusubiza ati, niba mvuze nabi, garagaza ikibivuze. Niba kandi mvuze neza, umubiri iki? Nuko Ana amwohereza aboshye kwa Kayifa, umuherezabitambo mukuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu Kristo n'impuhwe, uri isaha impuhwe zawe, isaha y'ubutabazi bwa bene muntu, isaha yo gucungurwa kwa bene muntu, isaha y'impuhwe tugiriwe umuntu ugeretse ku bundi bwo kuba tukurangamiye aho mu isakaramentu n'ubutagatifu, tugushimira ibyiza udahwema kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Nyagasani Yesu, kuri uyu munsi wo ku cyumweru, dusabira ibihugu by'isi yose n'abayobozi babyo. Tukuzaniye Nyagasani Yesu nyir'impuhwe abayobozi b'ibihugu by'isi yose, tuzi yuko ari wowe ubimika. Nyagasani Yesu, abana bawe wahaye ububasha bwo kugira ngo bayobore ubushyo bwawe, turabagutuye twazanye mu nyanja y'impuhwe zawe, tubasabira ngo Roho Mutagatifu abamurikire, maze bamenye igikwiriye, maze abana bawe bashinze bumve ubutabazi buhora bubageraho igihe cyose. Kandi tugutuye n'abayoborwa twese kugira ngo uduhe kumvira, n'ubundi kandi tuyobowe na Roho Mutagatifu, maze isi irusheho kuba nziza kandi ikora ibigendanye n'ugushaka kw'Imana. Tukuzaniye mu buryo bw'umwihariko abayobozi b'igihugu cyacu, perezida wacu udufasha kugira ngo Roho Mutagatifu n'ubundi akomeze kumurikira, maze iterambere ry'Abanyarwanda ribe iterambere rya roho ndetse n'imyumvire. Nyagasani Yesu Kristo nyir'impuhwe, tugutuye kandi n'abana bawe bagiye guhabwa isakaramentu yo gushyingirwa, twazanye mu nyanja y'impuhwe zawe, ngo urugo rwabo ruzarangwe impuhwe zawe, kandi uhagaragare twagaragaye mu gukurikirana n'umubyeyi wawe Bikira Mariya. Turakurangamiye kandi umwami wacu, twaje dufite ibyifuzo byacu bwite, ari nabo twaje duhetse, byose tubishyize mu nyanja y'impuhwe zawe, Mwami mwiza, kugira ngo urebe buri umwe wese
uko akurangamiye, maze mwami Yesu ibyo agusabye binyuranyije gushaka kw'Imana ubona bikwiriye. Mubyeyi mwiza ayobore kumuvunye nk'umubyeyi bikira Mariya mutajya mutandukanywa bikazi wa rozari ntagatifu, dusaba kugira ngo amasengesho y'abana bawe akorwa cyane cyane kuri iyi saha impuhwe zawe atabare abana bawe bari mu mpande zitandukanye z'isi.